Urabura ukona byashe sinzi rwose. Ubumenyi buraho. Birutore ko ubibona natero. Sikakuma kanje ko kakuma nako buriya kajya kamfasha buriya ata apa naze kuba nkabyimba ku mugoroba. Inzu yanjye nayo irimo irasa nabi, tuntu ntabwo ndi kudushyira ku murongo neza. Naraye mbishyize no ku murongo neza yanjye yo ni ukwiborosa. Je suis réservé au copatrezor à commissage. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est met toujours. Hello. Bonjour, monsieur. Bonjour. Muba. Ndio mbese. Nijewe Kuba zimitera. Banaje gasingende nk'inkuba. Ntabwo namenye n'igihe bwakira niba ari kaga somusemu ka nijoro. Gaceka se none. Yewe mbega imvune. Hano dore rero babwace nta navuze ni reka ndebe umuturanyi ko yaba ari neza. Aratsaganze nyine mutarabyuka ariko Imana ishimwe ubwo mwabyutse tu. Nakaryoshye nawe yaraye hano dore nawe kubyuka gere byamunini. Karyoshye we n'ubundi yaranamesha araryama sha uziko. Yakoze natwe tube twicaye hano tugira. Uje genda uzane ya telefone sha. Uzane ya telefone. Nzanire na wa mupira. Sharano mona rero. Yewe mbega kaza nino nura. Kirarye kuryoheshe ebana. Yaremeze tese wa. Byutse mu kanya waranzanutse. Nararanye n'isaha nararanye. Nanjye nikeresha. Hano zikuno nararanye. Yewe. Aryoshya. Nakubonaga watwitse ku mugoroba reka kabisa twahuriye. Fanda ariko twari twamwemeje. Ibintu byari bikinze neza ngiye fanda buriyo no mubwiye. Nakoze ku rusinga rwa. Ako wabonye Rutemayeze? Rutemayeze rwose buriya. Yasi yari yasinzera. Yari yabaye ngiye buriya. Ako burakaga cuma ni agacuyera.
aya ntako yacyuye nta muntu warebye neza nta kintu nabonye yagiye hasi nta serivisi yanjye njye nashakaga ko mumushyiramo ahubwo nuko nawe uriya wo kuri serivisi nawe ntabwo yari yabuze yakibihirije igisuko cya bonse buriya ko cyaheze mu rugora ako ntacyo ngiye ku kazi ariko ndabona akikagiyeho baramemukiye ntashe ubukwe kugira ngo ni ibisanzwe avuye bampondaguye abahe ntabwo nabamenya neza ko ubwo bukwe ndahazi neza hano babimukiriye ndahazi yewe ntabwo ari amayobera rwose wageze aho tukahareba baramemukiye urahazi neza n'ubu izi saha twagenda haracyari kare barahari twanahabasanga nta mananiza ahari rwose twazongera tukiyongoza tugatumira abantu b'abafande tukajya tumenya nanjye wavuye mu cyaro nabonye icyiza by'i Kigali uburyoya nene bakongera guhura muraho meze bite ngabagabo meze mute abandi bande ko cyangwa njya kumutsa rero ese neza bande Cheza yo nawe utudusha kuhamagara mu Chezage se nuko ubonye bande ukaza mukicara hano agatebe kandi karibu rwose muri benshi mu mubiri numva nagize ikibazo nagiriye mu bushitsi bw'abavandimwe banjye ariko ntabwo nashaka kugira ngo bibe birebere kabisa wareba kuntu hagati yacu hatakomeza kubamo urwango ukareba ahantu ikibazo kiri kigakemuka rwose nta kibazo rwose nshaka kugira ngo kibe n'ibyo rwose none se hari wowe mvuka karame yesafa shima kwa kibazo cyo kimeze gute umugabo rero ikibazo cy'ukuntu giteye mugabo ikibazo cya kuntu giteye kanyivuge barwo bose bumva mu Chezage kunyu na murumuna we nawe karyoshye ukuntu ibibazo biteye rero bya Mutemayezu ubizi yuko yafungishije umuturage wawe kandi njye ndafungwa ntazi uko byagenze ubwo rero bitewe nuko nagiye muri mabuso nk'ayebana mabuso uriya yarangiye namubonye no mu birori rero twapanze ntabwo byashimishije niyo mpamvu wabonaga twagabanya ibibazo bikaryoshye uyu mugabo namubonye nimugoroba aje mu birori waje uraryoshya urya byose urafata none ugaruye ibibazo imanza yazishakaga ahora uragira ngo bansubirize muri gereza bakuru banjye umugabo umeze biti by'ahubwo afana noneho nose fande agira ikintu ugiye mbaza fande urabizi twabaye inshuti nta kintu wamenya uyu mugabo cyagiye duhurira hariya hantu ntangirira umfatira agapfukamunwa ntabwo mwari mwavuganye kuko niba twahuye bwa mbere nta wundi muntu nakekaho ngambanye yakubwiye wazize zikuri nibyo safani ngiye Nyabugu mu muhanda ngiye hano se kigecemo yego nari nagize ngo yarangambaniye niyo mpamvu ngiye numvaga rwose cyakora ariko n'ubu ntabwo ndabyemera neza icyo wabonye yaje kambaye
imana ishobora gutiya akazi uko kuko ajya mu muhanda gusa nta kintu wambaye cyambere ntabwo nagapfukamunwa Fande noneho niyo ari ibyo rero ndumva nta ngingo aho ngaho indengera ayo rwose nanjye nabitekerejeho muvandimwe Rutema Yesu urabizi ko n'ubundi twasangiraga kuva na kera hose nta kintu twapfaga buriya nagira ngo warangambaniye ariko buriya menya ukuri ndagira rwose musaba imbabazi niba uzimpaye uzimera imbere ya Fande nguyu hatazagira n'ibindi bibazo twongera kugira rwose ubuzima bwacu bukomeze neza aho rwose uyu muvandimwe wacu izagi imbabazi nazimuhaye nawe azagenda akora ubukangurambaga ku bandi nawe azakora ubukangurambaga rwose ubu ngubu dushatse twatwara muri gahunda zacu ibintu bigakomeza neza noneho mwumve none byafashe aho nkora murahazi umwe muntesha umutwe ngo zyanyu iri hano ntabwo bizongera Fande iyi nkomoka yabyo turayongerenze ko yangambanye ariko warabibonye kandi ari amafuti nari ndimo kandi urabona ko ibihe turimo ntabwo mukora byemewe wowe ukumushaka mukiyunga nyine nkono y'abagabo natwe nagusaba hagije mu cupa ryawe